none nawe wabaye biri hanze urimo wirukanka buri kanya uri kujya kureba uko payi yazamutse nuko yamanutse ngo ubashe kuba wagurisha, wiyibagije icyo payi yakorewe guys. Bityo payi zizabe ziri ari nyinshi mu bapiyoni ariko n'abazishaka nabo ari benshi. Nyine niko bimera, tujye mu buzima busanzwe. None uri gufata payi 200 ukajugunya utazigera wongera kubona mu buzima bwawe, kandi udafite n'ubushobozi bwo kuba uri bujye kuzigura ku isoko, ngo nuko ngo payi ngo nta gaciro ngo ifite, ngo urabona ngo yarangiye. Hello friend and family, this is Habibu Crypto. Nizere ko wowe wahisemo kubana nanjye umeze neza nyuma yuko igabanuka cyangwa se payi network igaragaje kumanuka cyane ku masoko y'ivunjisha. Abantu benshi batangiye gucika ururondogora, abantu benshi ngo batangiye kubona yuko ahazaza h'uyu mushinga naho, ndetse batangiye kubona ko Pi network yarangiye. Ese guys nawe ni kubibona? Ikaze mu kiganiro, nitwa Habibu. Niba ari bwo bwa mbere umbonye, ntugende udakoze subscribe, fungura inzogera kugira ngo uko nsizeho video ujye uba uwa mbere wo kuyibona. Kuba Pi network ubu tuvugana iri hagati ya 0.30 na 0.40 ntibivuze ko ahazaza ha Pi network harangiye, kubera yuko n'ubundi iyo usomye white paper neza ikubwira yuko Pi network yubakiwe gukora serivisi n'ibicuruzwa, imyishyuranire hagati y'abapiyoniya n'abandi. Mu gihe rero ecosystem itari yafungura, mu gihe tutari twabona kampani 2 cyangwa 3 zemera gutanga ibicuruzwa zikishyurwa payi 100%, wivuga ngo umushinga ngo urarangiye ngo kubera yuko hariya kuri OKX ngo payi ngo yamanutse ngo cyane, kubera yuko n'ubundi ibi ngibi Nicolas yarabivuze. Mwibuke yegeze kuvuga ngo hari igihe ngo ibifi binini bizaza bikabatwara payi zanyu, ngo muzabe maso guys. Niba yaravuze gutyo, niwumve ko ari ibifi byari buzave mu mazi bikaza bikajya muri account yawe bikagutwara payi zawe. Yavugaga abantu bakomeye cyangwa se amasosiyete akomeye nk'izi za OKX cyangwa se n'izindi exchange, nizo yavugaga ko igihe kizagira nyine zikagura payi ku busa. Yarabizi neza yuko nafungura open network abapiyoniya benshi kubera inyota z'amafaranga, kubera inyota yo gushaka gukira vuba, bazirukanira mu ma exchange kugurishirizamo payi zabo, bityo payi zikaba nyinshi ku masoko, bikarangira amasoko nayo akoze icyo bita manipulation kugira ngo nyine igiciro kimanuke cyane, nyine bazigure kuri makeya cyane. Ibi ngibi yarabizi neza, ni nayo mpamvu nyine yaduciriye uwo mugani, ariko benshi ntabwo bamenye icyo yashakaga kuvuga. Benshi babyitiranyije ngo n'ibisambo n'abahakazi ngo bazaza bakinjira mu akaunti y'abantu, nicyo kintu yashakaga kuvuga. Yarabizi neza yuko igihe ecosystem itari yafunguka ngo amasoko akeneye payi abe menshi cyane, bityo nubwo payi ari nyinshi mu bantu ariko n'abazikeneye babe benshi, bityo igiciro cyayo kibe kimeze neza. Yarabizi yuko nyine iki gihe kizagera. None nawe wabaye biri hanze urimo wirukanka buri kanya uri kujya kureba uko payi yazamutse nuko yamanutse ngo ubashe kuba wagurisha, wiyibagije icyo payi yakorewe guys. Ese kubera iki tutagira kwihangana? Kuki tutareba amaherezo y'uyu mushinga? Uyu mushinga kuteguye neza cyane guys. Mujye musoma white paper murebe intego z'uyu mushinga. Ngiye mu white paper nasomye ya mishinga myinshi, iyi white paper ya Pi network niyo nabonye iteguye ku kigero cyo hejuru cyane. Rero wikumva yuko kuba Pi network iri ku busa ariko bizaguma, tegereza gatoya ama ecosystem afunguke. Cyakora niba ufite ibihamya simusiga yuko ama ecosystem atazigera afunguka, biriya ari baringa guys, nakugira inama yo gufata udupayi twawe kwirukanka ukagurisha, kuko payi ifite kumanuka birenze uko urimo urabibona. Ariko niba wizerera muri Dr. Nicolas, niba wizerera muri white paper ya Pi network, niba wizerera muri ecosystem
irimo yubakwa, imishinga irimo ishyirwamo buri kanya, amapurikasiyo arubakwa. iyo mwarabibonye bazanye na AI igomba gufasha abapiyoniya kugira ngo bubake amapurikasiyo menshi azemera kwakira payi, bityo payi zizabe ziri ari nyinshi mu bapiyoniya, ariko n'abazishaka nabo ari benshi. nyine niko bimera, tujye mu buzima busanzwe. ubu izi saha mufashe ibitoki mukabishyira ku igare, muri amagare 30, mukagera mu isoko mugasanga abantu bari kugura ibitoki ni 2 bonyine. guys, ndakeka yuko babagurira ku giciro cyo hasi cyane, bitandukanye nuko mwavuye mu rugo mubitekereza, kubera yuko nyine mwasanze abaguzi ntabo kandi mwe muzanye ibicuruzwa muri benshi. na P-Network niko imeze ubu tuvugana, muri kujya kugurisha ku ma exchange, ariko abazigura ntabo, bityo nyine igiciro kiri hasi. muzabyakira uko bimeze, kuko mwananiwe kwihangana ngo mubike payi zanyu. ikindi, iyo nanone mugiye mu isoko mupakiye ibitoki mugasanga amagare 30 ababitegereje ni 60, bityo birasaba ngo abantu 2 bagiye ku igare rimwe. bigenda biterera, bazamura ibiciro, kuko umwe aravuga n'undi akavuga, kugira ngo muri ba bantu 2 hagire umwe utsindira rya gare ry'ibitoki. ni nayo mpamvu rero umunsi habonetse amasoko menshi yemera kwakira payi, n'ubundi igiciro cya payi guys kizaba kiri hejuru kurenza uko wowe urimo urabyiyumvisha. tegereza gatoya ecosystem ifunguke, tegereza gatoya amasoko badushyiriyeho atangire gutanga ibicuruzwa na serivisi, nyuma uzazumbaze umbwire ngo yewe ngo ya payi koko ndabona iri mwirangira. guys, ntabwo payi iri mwirangira, nta nubwo izigera irangira. ni umushinga wateguwe neza, kabone niyo byafata imyaka myinshi, ariko menya ko ni umushinga wateguwe neza. ikindi guys, urimo wihomye ugurisha payi zawe, kandi uburyo bwo kuzibona buragoye. ubu none uburyo bwo kuzibona ntabwo bicyoroshye. kera njyewe ndabyibuka, nageze kubivuga muri video, yuko najyaga mbona payi 6 ku munsi. mu kwezi nabaga mayininze payi zikabakaba 200, ariko ubu ngubu mu kwezi ndamutse ngira ngo mfite payi nyinshi nakoze cyane, ntago zarenga payi 10 guys. none uri gufata payi 200 ukajugunya, utazigera wongera kubona mu buzima bwawe, kandi udafite n'ubushobozi bwo kuba uri bujye kuzigura ku isoko, ngo nuko ngo payi ngo nta gaciro ngo ifite, ngo urabona ngo yarangiye. uzambaza nyuma, uzicuza kandi bitagishobotse. payi ni umushinga mwiza, payi ni umushinga ugomba gukora ikinyuranyo gitandukanye n'iyindi mishinga. nuyirebera kuri exchange aho narabivuze ngo umutwe uzakurya, ni ukuri umutwe uzakurya ndetse binakurenge, kuko ejo bundi ushobora no kuzasanga noneho imbere ya 0 yakitso hari amazero 2, noneho uzarira nk'agahinja. guys, niba wizera umushinga, wizereye muri ecosystem. bamwe baravuga ngo ntabwo ngo ecosystem ngo byakunda ngo ko yakora ngo bitewe n'igiciro payi network iriho. ndagira ngo nkumara amatsiko, ntabwo ecosystem nifungura payi zaba iri kuri kano gaciro, kuko nyine ntibyakunda nk'uko bitekereza, kubera ko ntabwo sinzi ayo masoko ngo yabashe gucuruza iki. kireka aje gucuruza umunyu, niwo nabonye udahenda, ibibiriti ndetse na bushi, aho ngaho byakunda. ariko ari ecosystem, ari amasoko aje gucuruza ibikoresho bya elegitoronike, amamodoka, imyenda igezweho, buri kimwe cyose gikenerwa mu buzima guys. ntabwo nyine urumva se byakunda nyine kuri kano gaciro. ni abahe bapiyoniya se ayo masoko bayagana? abapiyoniya benshi bari hagati ya payi 200 na payi 100, aho ngaho. abafite payi 500 kuzamura, mwabonye ko kuba timu nabo yagiye bashyira mu byiciro, ni bakeya guys. ni nayo mpamvu usanga abantu bafite payi nyinshi nini, kubona migration kuba timu yabigize ikintu gikomeye, kubera yuko irabizi ko nibo bantu bahetse uyu mushinga, irabizi yuko bano bantu barekweye yabitakaje ikintu kinini. rero niyo mpamvu rero ufite dupayi 50 bahita baguha migration byihuse, nyine ukagurisha ukavamo, ariko ejo uzazurira, kubera yuko izo payi 50 ukongera kuzibona bizakugora. rero nongere mbisubiremo,
ekosisiteme nifungura tuzabona agaciro ka payi kanya katari kano kuri exchange, kubera yuko ayo masoko aramutse afunguye akagendera kuri iki giciro tubona kuri exchange, nayo yazabyirira guys, yazabyirira kubera yuko nabahe bakira se yajya yakira ku munsi. Ndetse naba mfite payi 1000 nkajya kuzigura ayo mapaki 5 y'ibibiriti guys. Murumva ibyo bintu bishoboka. Rero icyo nakubwiraga nuko ugomba kugomeza kwizerera mu mushinga wa P-Network nk'uko wawizereyemo, ubundi ahasigaye tugahanga amaso kuwa team, tukareba icyo kuwa team iduhishe mu minsi iri imbere. Ariko ndabizi ko bitazatinda, ndabizi yuko nawe urimo urafata payi zawe ukazijugunya, ndabizi ko utazatinda kubona ko wibeshye. Guys, nitwa Habibu, ninjye muri kumwe kuri kamera. Nizere yuko wamaze kudukurikira, nizere ko wakoze subscribe. Ngaho twandikire muri comment rero udusuhuze, nabyo turabikunda cyane. Niyo mutweretse yuko turi kumwe biradushimisha cyane. Wakoze kubana nanjye, tuzahure mu yindi video y'ubutaha. Ndabakunda.